Ndabashuhuje bene data mwese abakurikirana iyi channel yacu abadivantiste b'umunsi wa karindwi bavugurura, mwese tubifurije ibihe byiza n'amahoro y'Imana aho muri hirya no hino. Uwiteka abahire cyane. Jyewe mugiye kubana muri uyu mwanya nitwa Jean Pierre Ukwigize. Turi mu kiganiro, turi kuganira icyigisho cy'icyumweru cyo gusenga. Nk'uko mubizi, nk'uko twabibabwiye, abadivantiste b'umunsi wa karindwi bavugurura tugira ibyigisho by'icyumweru cyo gusenga. Ni icyumweru gisoza umwaka. Icyumweru cyacu rero cyatangiye ku itariki 6 kandi kirakomeje, kizasoza ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni icyumweru gisoza umwaka. Rero ibyigisho byacyo ni ibyigisho byiza cyane, kandi nk'uko intego yabyo biri, ni icyigisho cyitwa integuza y'ubugorozi. Icyigisho turiho twiga gisoza uyu mwaka wa 2024 cyitwa ubutumwa bugenewe iminsi y'imperuka. Iki cyigisho rero mbere y'uko dukomeza, mbere y'uko tujya mbere muri cyo, reka tubanze twicishe bugufi dusenge. Turagushimiye Data wera, tugushimiye ko utugirira ubuntu ibihe byose, waduhaye amahirwe yo kwiga ijambo ryawe ndetse ku ikoranabuhanga. Mubyeyi, ibi byose ni byiza wadukoreye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muremyi wacu rero, sabiye iki cyigisho tugiye kwiga, kandi sabiye buri muntu wese ubasha gukurikirana icano, ubasha gukurikirana ibyigisho. Ndakwinjiza kugira ngo umuhe umugisha, kandi Data wera, igihe ubwoko bwawe bazaba bateze amatwi iki cyigisho, umwuka wera azabe hafi abasobanurire, duhabwe umugisha uvuye kuri wowe binyuze mu kumva ndetse no kukumvira. Tubyakira mu izina rya Yesu, amen. Bene data na bashiki bacu muri hirya no hino, dusangiye ubuntu bw'Imana, dusangiye kurindwa n'ubushobozi bwayo, mwese twongeye kubifuriza ibihe byiza. Kuko ndabibabwiye, ni Jean Pierre Ukwigize mugiye kubana muri iki cyigisho cy'icyumweru cyo gusenga. Ni igice cyacyo cya 5 kitubwira ngo ibihe by'ihemburwa. Ariko icyigisho nyirizina cyangwa se igitabo nyirizina turiho twiga kiratubwira ngo ubutumwa bugenewe iminsi y'imperuka. Ubutumwa bugenewe iminsi y'imperuka rero, insanganyamatsiko yacyo tuyisoma mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo waho wa 19 kugeza ku wa 20. Haratubwira haragira hati: nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera, uw'ijuru rikwiriye kwakira, kugeza ibihe ibintu byose bizazongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Imana ihabwe icyubahiro ku bw'aya magambo. Aya ni amagambo agize insanganyamatsiko y'ibyigisho byacu byitwa integuza y'ubugorozi. Ubu ni nomero ya 65, ni volume ya 65, nomero yacyo ya 4. Noneho kitubwira ngo ubutumwa bugenewe iminsi y'imperuka. Aya magambo arerekana neza ibigendanye n'intego y'uyu mwaka, intego y'isoza ry'uyu mwaka, icyo Imana twifuzaho mu gusoza uyu mwaka. Uyu mwaka rero icyo Imana twifuzaho ni ukwihana no guhindukira. Mwihane muhindukire kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Intego yacu rero, cyangwa se intego Imana twifuriza, nanjye mbifuriza ndetse nanjye niyifuriza mu gusoza uyu mwaka, nta kindi ni ukwihana no guhindukira, tukabikorera kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Igice cyacyo cya 5 rero kiratubwira ngo ibihe by'ihemburwa. Nicyo tugiye kurebera hamwe. Twatambutse ku byigisho bitandukanye, twize icyigisho kivuga ngo ubutumwa bwihariye bw'Imana. Twiga n'ikindi kitubwira ngo nuko gira umwete wihane. Icyo ni icya 2. Icya 3 cyaratubwiraga ngo guhinduka.
twakibonyemo byinshi cyane. Igice cya kane cyaratubwiye ngo guhanagurwa kw'ibyaha, aha twagarutse mu buturo bwera uko ibyaha byahanagurwaga ndetse n'uburyo byashushanyaga ibigendanye n'uko dukwiriye kwihana, twabibonyemo byinshi cyane. Ni bene data bagiye batandukanye bagiye babitugezaho, ariko uyu munsi icyigisho cyangwa se igice tugiye kureba ni igice cya gatanu kitubwira ngo ibihe by'ihemburwa. Ibihe by'ihemburwa rero, nshuti muvandimwe, ndagusaba gukurikirana ndetse no gukomeza gukora subscribe ndetse no gusharinga kugira ngo ujye ugenda ukurikirana ibiganiro tugenda tunyuza kuri iyi channel, kuko ni ibiganiro byiza cyane. Turi mu minsi y'imperuka, dukeneye gusobanukirwa neza icyo Imana idushakaho, kuko turi mu bihe bya nyuma. Ibi bihe bya nyuma rero biradusaba kwikebuka, kwigenzura, kwishakashaka, kwihana no guhindukira kugira ngo ihemburwa ribone uko ritugeraho, kandi niritugeraho tuzaba twiteguye gusanganira umwami wacu. Rero jye namwe ndabifuriza kugira ngo rwose dukomeze kujya mbere no kuryoherwa n'ibyigisho bigenda binyura kuri iyi channel, biduhamagarira kwihana, biduhamagarira guhindukira, biduhamagarira uburyo bw'uko twakwitegura kugaruka kwa Yesu. Uwiteka abahe umugisha. Rero reka tujye mbere mu cyigisho cyacu kitubwira ngo ibihe by'ihemburwa. Ibihe by'ihemburwa, kuki iri jambo ryavuze gutya? Kuki uyu mutwe uvuga ngo ibihe by'ihemburwa? Nshuti muvandimwe, kugira ngo habeho ibihe by'ihemburwa ni uko haba habayeho ikintu gifite ubuzima, cyarangiza bwa buzima bwacyo bukangirika cyangwa se bukagira ikibazo gituma buhonga, gituma bugira ibibazo. Noneho rero ibihe by'ihemburwa bibaho kubera ko cya gihingwa, cya kintu gifite ubuzima cyagize ibibazo, gikeneye ibintu byabasha kugihembura kugira ngo cyongere kigarukane itoto, kigarukane ubuzima. Ibi rero bigereranya iki kuri twe? Umuntu yaremwe ku ishusho y'Imana kandi aremwa afite ubuzima, aremwa ari imbonera, aremwa ari umuntu wagombaga kubaho afite ubuzima bw'ubuziranenge, ariko Satani abinyuramo aramucumuza. Umuntu rero yagize ibibazo, arakakara, arahungabana, icyaha kigenda kimugwa nabi, icyaha kigenda kimugirira nabi, byatumye abaho mu buryo bwo kugenda agaragara nk'uwumakaye, agaragara nk'ugifite ibibazo. Rero hagombaga cyangwa se hagomba kubaho ibihe by'ihemburwa, kandi na mbere hose ibihe by'ihembura byagiye bibaho. Ibihe byo guhemburwa, nusoma Bibiliya izakubwira uko abantu bagiye babaho bakagira ibihe by'ihemburwa, ariko ibihe by'ihemburwa byabagaho bitewe n'uko habaga habayeho akayubi no gukakara no guhura n'ibibazo, icyaha kikazonga umuntu, noneho wa muntu agakenera ibihe byo guhemburwa. Nshuti muvandimwe rero, ibihe byo guhemburwa byagiye bibaho mu gihe cya ba Nowa, uzasoma amateka yabayeho mu gihe cya ba Seti, mu gihe cya ba Burahamu, ariko cyane byagaragaye mu gihe cy'Abisiraheli, kuko Abisiraheli bwabaye ubwoko bw'Imana bwatoranijwe. Ubu bwoko rero kuko ryari ishyanga Uwiteka areba kandi akurikirana, Abisiraheli bagiye bakunda kugwa mu makosa, bagahura n'ibibazo, bagahura n'ingorane, bakateshuka ku mategeko Imana yabo yabaga yabahaye, barangiza bagakakara, bagahura n'ibyago. Rero bakeneraga igihe cy'ihemburwa, ariko igihe cy'ihemburwa cyabagaho ryari? Igihe cy'ihemburwa cyabagaho iyo habaga habonetse umuhanuzi, habonetse mu gihe cy'abacamanza, habonetse abantu Imana ihagurukije ikabaha ubutumwa bw'umuburo, barangiza bakagenda bakabwira ishyanga, rya shyanga rigakurikirana uko amategeko y'Imana yabo yabaga yanditse aharatuye, kuko rimwe na rimwe hari igihe babaga baranabyibagiwe kubera igihe runaka cyabaga gishize, batiga amategeko batanayakurikirana. Ariko iyo bayakurikiranaga bagasanga hari ibyo bagiye birengagiza, hari uburangare bagiye bagira, hari uguhemuka bahemukiye Imana, noneho bakihana, bakicuza, bagahindukira, byatumaga Uwiteka yongera kubagarukira. Noneho rero Uwiteka yabagarukira bagahemburwa, bakagira ihembura, nk'uko igihingwa iyo cyakakaye ugishyiraho ifumbire ukagisukaho amazi,
noneho cyarangiza cya gihingwa uko kigenda kibona amazi n'ifumbire kigahembuka, cya gihingwa cyari cyarakakaye, cyari cyarahonze, cyari cyarumye, kikongera kikaba kizima. Abisirayeli rero nabo bagiraga uwo mugisha, kandi natwe muri ibi bihe uko mubizi mu bukristo busanzwe, hari igihe kibaho umuntu akaba atari kugenda neza, bikaba bitameze neza, ariko iyo wongeye ukareba ukagaruka ku muhamagaro, ukagaruka ku guteshuka kwawe, ugira amahirwe yo kongera kuba wagira umugisha wo kumva mu mutima wawe ugize umugisha, ihemburwa kuri wowe rikaboneka. Rero niyo mpamvu muri ibi byigisho nk'uko ngiye mbibanyuriyemo mu ncamake, hano turabona igice cya 5 kitubwira ngo ibihe by'ihembura. Ibi bihe by'ihembura, iki cyigisho kiratubwira iki? Iki cyigisho kiratubwira ko ibihe by'ihembura muri iki gihe cyacu birakenewe. Muri iki gihe cyacu hakenewe ibihe byo guhemburwa. Ibihe byo guhemburwa rero bizaterwa n'iki? Ese bizaza ryari? Bizaza bizanwe n'iki? Nibyo tugiye kumara akanya tureba muri iki cyigisho. Nk'uko nababwiye, insanganyamatsiko ni isomo ritubwira ngo, turisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19 kugeza 20, hatubwira ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera, uw'ijuru rikwiriye kwakira, kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Rero ibihe by'ihemburwa hano, igice cya mbere kiratubwira ngo ibyanditswe byera bitwigisha byeruye ko ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ni muri ubwo buryo rero ihemburwa naryo rifite igihe rigomba gusohorezwa. Ubwo ihemburwa tugiye kwiga hano, cyangwa se ihemburwa dutegereje, rifite igihe rigomba gusohorezwa, kandi nk'uko na kera kose byagiye bibaho, ariko by'umwihariko igihe cyacu cyo ni umwihariko, gitandukanye n'ibihe byatambutse. Niyo mpamvu dukwiriye gukurikirana iri hemburwa rigendereye iki, rizaza rimeze rite, rizazanwa n'iki, kugira ngo tumenye neza ko uku guhemburwa kwacu gutandukanye n'igihe cyatambutse, kandi ko ari ingenzi kuri twe, cyane cyane kuri twe abo mu minsi y'imperuka. Ijambo ihemburwa ryakoreshwaga mu burasirazuba ryerekeye ku mvura yagwaga mu butaka mbere y'isarura rya nyuma ry'ibinyampeke. Nanone iyo mvura yari izwi nk'imvura y'itumba. Hano iki gice kirerekana ibigendanye n'imvura, namwe nk'uko mubizi, cyane cyane nko muri ibi burasirazuba bwacu, cyangwa se muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, tujya dukunda kugira ibihe by'imvura. Imvura dukunda kugira ni imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba. Imvura y'umuhindo rero igwa kugira ngo abantu batere imyaka. Ikunda kugwa mu mezi yo mu kwa 9 no mu kwa 10 gutyo, igwa kugira ngo abantu batere imyaka. Hari imyaka iterwa igasarurwa vuba, ariko akenshi hari n'imyaka iterwa ikaba izasarurwa mu mpeshyi y'undi mwaka. Iyi myaka rero ikenera imvura y'itumba, kuko iriya mvura y'itumba, nko ku bantu bari mu nce z'iburasirazuba n'ahantu hakunda kuba intoki n'ibintu by'imyumbati bikenera imvura, byerera igihe kirekire, ndetse yewe n'ibiti, ibintu bigiye bitandukanye byezwa cyane n'iriya mvura y'itumba, kuko iriya mvura y'itumba iragwa igasomya ubutaka, iba rero itegurira ibintu ko bigiye kwinjira mu gihe cy'izuba, noneho rya zuba rigakomeza za mbuto cyangwa se ya myaka kugira ngo ibashe kugera igihe cy'isarurwa. Bavandimwe rero, uru ni urugero twabonye kugira ngo rutume dutekereza neza ku mvura yacu, cyangwa se ku ihemburwa ryacu. Akagingo hano harimo amagambo atubwira ngo igihe intumwa Petero yavugaga ibyerekeye n'ibihe by'ihemburwa, yagaragaje neza ko hari intambwe z'ingenzi cyane zigomba guterwa mbere y'uko ibyo bintu bisohora, nk'uko bigaragazwa mu byigwa by'iki cyumweru cyo gusenga. By'iki cyumweru cyo gusenga yibanze ku murongo wo muri Bibiliya ugira uti, nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Ririya ni rya somo ry'insanganyamatsiko nakunze kubabwira. Hano rero dufite ingingo 5 z'ingenzi.
Ingingo ya mbere yitwa kwihana, iya kabiri yitwa guhinduka, iya gatatu yitwa gukurwaho kw'ibyaha, noneho iya kane ikitwa ibihe by'ihemburwa, noneho iya gatanu ikitwa kugaruka kwa Yesu. Nshuti bavandimwe, ndanabararikira kuzakurikirana icyigisho kizakurikira iki ngiki, gifite uyu mutwe witwa kugaruka kwa Yesu. Muzaba mufite amahirwe nimugikurikirana, kuko niryo zingiro cyangwa se ni nkaho umusozo w'iki cyigisho cyitwa ibihe by'ihemburwa. Ariko bene data, ndabararikira gukomeza gukurikirana kugira ngo tumenye iri hemburwa n'iki cyarizana, n'iki twakora kugira ngo ibihe by'ihemburwa natwe bidusukirwe. Reka twumve ingingo ya mbere yitwa kwihana. Kwihana nyakuri bizatuma umuntu yemera icyaha cye kandi acyature. Ingeso ziri mu ijambo ry'Imana zo kwihana no kwicisha bugufi, ingero ziri mu ijambo ry'Imana zo kwihana no kwicisha bugufi by'ukuri zigaragaza umwuka wo kwatura ibyaha utagira urwitwazo rw'icyaha cyangwa ngo umuntu agerageze kwitsindishiriza. Aha kwihana, iyo bivuga kwihana, ntabwo ari ukujya mu rusengero. Kwihana ntabwo ari ukujya mu mazi yari ngo ubatizwe. Kwihana ntabwo ari ukubibeshya, ahubwo kwihana ni igikorwa gikorwa umuntu akabimenya. Kwihana rero ni ukuzinuka icyaha, ukacyatura, ukakireka, kandi ibyo bikorwa mu mwuka wo kwicisha bugufi. Ntabwo wakwihana udafite ubu buryo, cyangwa se kwihana kundi guciye ku ruhande, burya ntabwo ari byo. Ushobora kuza ukabwira mwene data uti mbabarira, naraguhemukiye, burya ibintu bya nyirarureshwa, ibintu byo gupfa gusaba imbabazi gusa. Kwihana hano bitubwiye neza ko bikorwa mu mwuka wo kwicisha bugufi, kandi birangwa no kwanga icyaha mu mutima wawe, ukakizinukwa, ukacyatura, ukakireka. Intumwa Yohana yaranditse iti, nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse. Aha Yohana yerekanye neza ko nta muntu mu isi uriho udakeneye kwihana, kuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Bibiliya niko ivuga, ariko turi abanyabyaha. Hano intumwa Yohana yerekanye neza ko umuntu uwo ari we wese wavutse, wabyawe n'umugore, akeneye kwihana. Niyo mpamvu iyi ngingo yitwa kwihana itureba twese. Ingingo ya kabiri yitwa guhinduka. Iyo twihannye rero hakurikiraho guhinduka. Iyo tumaze kwihana no kwatura ibyaha byacu, turarikirwa guhinduka. Guhinduka ni uguhindura imibereho yacu mu buryo bwuzuye, tukagendera mu cyerekezo gihabanye n'icyo twari dusanzwe turimo. Hano guhinduka ni icyo bisobanuye. Byerekana neza ko umuntu ahindura icyerekezo. Niba wari umujura ugasigara urangwa no kugira umuntu, niba wakoraga mu mifuka y'abantu, uyu munsi niba wihannye wahindukiye, birangwa n'uko umuntu ashobora guta amafaranga uyareba, ukayatoragura, ukayamuha n'ubwo we yaba atakubonye. Intambwe zo kwihana niba. Niba wari umusambanyi ukareka ubusambanyi, ukabireka, ukaba uzi ko ari icyaha kuko wabyatuye, wabyanze. Niba wari umusinzi ukareka ubusinzi, ukaba umuntu w'imfura w'inyangamugayo, witonda, urangwa n'uko wavuye muri icyo cyaha. Kwihana rero, hano guhinduka rero ni uguhindura icyerekezo nyine. Noneho Uwiteka aravuga ati, ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge. Imitima yanyu ibe ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Hano Uwiteka yitangira kuzana ikibi. Ntabwo Uwiteka yadusukaho ikibi abigambiriye, ntabwo yihutira kurakara, ntabwo yihutira kugira nabi, ntabwo yihutira kurimbura abantu, ahubwo yitangira kuzana ikibi. Niyo mpamvu nitwihana tugahindukira, tuzasangwa rwose Imana nayo yaduhindukiriye kandi yaduhaye ihembura. Igice cya gatatu kiratubwira ngo guhanagurwa kw'ibyaha. Guhanagurwa kw'ibyaha rero bikorwa bite?
nk'uko nanone twabibonye muri iki cyumweru cyo gusenga, ibyaha umuntu yihannye kandi akabireka nibyo byonyine bishobora guhanagurwa cyangwa gukurwa mu gitabo cy'ubugingo. Uwiteka atugirira ibambe, atugirira imbabazi, atinda kurakara kandi yitangira kuzana ikibi. Rero hano birerekana neza ko iyo twihannye ibyaha byacu birababarirwa kandi bigahanagurwa. Uwiteka arabyibagirwa rwose, ntakomeza kuturebera mu kibi. Uwiteka agira ibambe, atinda kurakara kandi yihutira kubabarira umucumuyeho cyangwa se uwamusabye imbabazi. Kwitegura imvura y'itumba, iki nacyo ni akagingo gasa n'aka kitwa ibihe by'ihemburwa. Nk'uko mubizi dufite igitabo cyitwa umwiteguro w'imvura y'itumba, hari abagize amahirwe yo kukibona no kugisoma. Rero tugiye kumva uburyo imvura y'itumba yitegurwa. Igihe imvura y'umuhindo yagwaga ku munsi wa Pantekote, abenshi mu bigishwa bari bateraniye ahantu hamwe mu cyumba cyo hejuru. Mbese bakoragayo iki? Mu gihe cy'iminsi 10 Bibiliya iratubwira iti abo bose hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene se bakomezaga gusengana umutima uhuye. Hano amateka yerekana uko intumwa zasukiwe umwuka wera. Bari mu cyumba hamwe bafata ibihe byo gusenga kandi bafite umutima uhuye. Hano bakoze igikorwa cyo kwaturirana no gusabana imbabazi, maze bagira umutima uhuye, basukirwa imvura y'umuhindo. Reka tujye mbere hepfo twumve. Isezerano ryo guhabwa umwuka wera ntabwo ryahawe ab'igihe runaka cyangwa ubwoko runaka. Kristo yavuze ko imbaraga mvajuru y'umwuka wera yagombaga kubana n'abayoboke be kugeza ku mperuka. Kuva ku munsi wa Pantekote kugeza ubu, umufasha yohererejwe abantu bose biyegurira Imana n'umurimo wayo batizigamye. Nubwo muri iki gihe umwuka wera tumuhabwa ku rugero runaka kugira ngo atwigishe kandi atuyobore mu kuri kose, imvura y'itumba yasezeranijwe irakenewe kugira ngo umurimo w'Imana urangire, kugira ngo umurimo wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose usohozwe, kandi iri sezerano rizasohozwa. Rero rizasohozwa bigenze bite? Hano muri iki gice harerekana neza ko ubwoko bw'Imana bukeneye kongera kwisubiramo. Ubwoko bw'Imana bukeneye kwinira, bukihana kandi bugahindukira. Ibi bishatse kuvuga iki? Nshuti bavandimwe bizera, abantu bari ahatandukanye, abantu mukunda kumva ko mufite umutima wo gutegereza Yesu, wikina, wirangara, shakisha uburyo wakosora imibereho yawe. Shakisha uburyo wakwihuta, wingingira Imana kugufasha, kandi watura icyaha cyawe, yaba uwo wakigiriye, yaba icyo wumva kikurega, abo mubana mu muryango, n'ibindi ibyo ari byo byose byagutandukanya n'Imana. Kora ibishoboka byose ukure inkomyi zose mu nzira binyuze mu kwatura icyaha no gutandukana nacyo. Abakomeza gukererwa kwitegura umunsi w'umwami ntibazaba bagishobora kwitegura mu gihe cy'amakuba cyangwa mu gihe icyo ari cyo cyose. Ibya none ubu ibya bene abo bantu biteye agahinda. Biteye agahinda kubera iki? Biteye agahinda kubera ko bakerewe kwihana. Nshuti, ntabwo dukwiriye gutinda kwihana. Igihe wumva aya magambo, igihe ureba iyi cano ukumva aya magambo, isuzume, itekerezeho. Reba ibyagutandukanije n'Imana. Reba ibituma utandukana n'umwami wawe. Reba ibituma utandukana n'inshuti zawe. Reba ibituma utandukana na bene so. Ubikure mu nzira maze ubeho urangwa n'amahoro, ariko atewe no kwihana kuticuzwa, no kwihana ndetse no kubabarirwa. Nibyo bizatuma witegura kwakira imvura y'itumba. Muri iki gihe imiyoboro yanyu ikwiriye kubonezwa kugira ngo ibe yiteguye kwakira ikime kiva mu ijuru n'umurindi w'imvura y'itumba, kuko imvura y'itumba izagwa ndetse umugisha w'Imana uzuzura mu bugingo bw'umuntu wese wejejwe guhumana kose.
umuntu wese wejejwe guhumana kose uyu azakira imigisha y'Imana kandi azasukirwa imvura y'itumba. Muri iki gihe dufite inshingano yo kwegurira Kristo ubugingo bwacu kugira ngo tube twiteguye igihe cy'ihemburwa kizaturuka ku Mwami Imana, tukaba dukwiriye guhabwa umubatizo w'Umwuka Wera. Ibi rero bisobanurwa kwakira imvura y'itumba, bisobanurwa guhemburwa. Iki cyigisho cyangwa se iki gice kiravuga ngo ibihe by'ihemburwa. Ibihe by'ihemburwa ni ibi ngibi: igihe tuzaba tumaze kwitunganya, igihe tuzaba tumaze kwitegura, noneho tukakira imvura y'itumba, tugasukirwa Umwuka Wera ku rugero rw'imvura y'itumba. Ariko nk'uko tubibonye hano, iyi mvura y'itumba izasukirwa abantu bejejwe, abantu bafite imiyoboro yejejweho ubwandure bwose, abantu bafite imitima, ubwonko butarangwamo n'icyaha, butarangwamo n'amatiku, butarangwamo n'amakimbirane, bitarangwamo n'ishyari, bitarangwamo n'umujinya n'amahane. Abejejwe bafite intekerezo ziboneye nibo bazasukirwa uyu Mwuka Wera ku rugero rushyitse. Nshuti muvandimwe rero, reka tugere ku mwanzuro. Ariko mbere y'uko tugera ku mwanzuro, twari dufite akagingo kavuga ngo kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu rero, reka twumveho amagambo make. Kugaruka kwa Yesu, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Ubuntu bw'Imana buzanira agakiza abantu bose bwarabonetse. Nshuti bavandimwe, nta kintu tuzireguza. Imana yadukoreye ibintu byose bisabwa, yaduhaye umwana wayo atubambirwa ku musaraba, yadutangiye incungu y'ibyaha. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Nta munyabyaha n'umwe uwo ari we wese utabasha kwakira ubu buntu. Nshuti, ndakurarika kugira ngo nawe wigenzure mu ntekerezo zawe, kandi aho uri usengere mu mutima, wingingire Imana kugira ngo nawe usobanukirwe biruseho ubwo buntu bw'Imana, maze njye nawe dufatanirize hamwe kubwakira kugira ngo butuzanire agakiza. Yesu ubwo azagaruka, natwe tuzasangwe turi mu ruhande rw'abiteguye kumusanganira. Mugenzi wanjye, nibyo ngusabira. Tugeze ku mwanzuro rero w'icyigisho cyacu. Umwanzuro ni uwuhe? Muri iki gihe dusoma ibyerekeye imibereho y'abigishwa ba mbere mu ntangiriro y'igihe cya Gikristo, ubwo bahabwaga imvura y'umuhindo, dushobora kubona ko abantu bari bibereye mu cyumba cyo hejuru bose babatirishijwe Umwuka Wera. Nyuma yabo abandi bizera b'itorero bamuhawe, buri wese ku giti cye. Mbese ibyo bishobora kubaho muri iki gihe? Imvura y'itumba ivugwa kandi twagiye dusenga kenshi cyane tuyisaba nk'ikintu kizabaho mu gihe kizaza. None se izasohozwa ryari? Imvura y'itumba izasohozwa ryari? None se muzi guha abana banyu ibyiza? Mbese ni ikosa ry'Umwami Imana kuba dutinze guhabwa uyu mugisha ukomeye? Bibiliya iratubwira iti, none se muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera abamumusabye? Ni amagambo dusoma muri Luka igice cya 11 umurongo waho wa 13. Hano aya magambo Imana iratubwira ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza, noneho jyeweho so wo mu ijuru ntazarushaho guha Umwuka Wera abamumusabye? Mu gihe cy'ibyumweru bike, abahagarariye itorero ry'Imana ryasigaye bazateranira hamwe imbere y'Umwuka Wera uzasukirwa abantu bazaba bahagarariye abandi mu ihuriro ry'inteko nkuru rusange. Izaterana mu mwaka w'2025.
mbese isezerano ry'agahebuzo ry'imvura y'itumba rishobora gusohozwa icyo gihe? Hano uyu mwanditsi hano harimo amagambo yerekana aduhamagarira gusengera inteko nkuru rusange izaterana mu kwezi kwa mbere, ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere niho izatangira, izasoza mu kwezi kwa kabiri, ariko izaterana mu mwaka w'ibihumbi 2025. Hano rero uyu mwanditsi yatekereje niba ese birashoboka ko muri icyo gihe inteko nkuru rusange y'itorero niterana imvura y'itumba izasukwa. Ni ikibazo yibajije, ariko cyane hano yadukanguriye gusengera inteko nkuru rusange ya General Conference. Ubwo ni abadivantisite b'umunsi wa karindwi bavugurura nk'uko bisanzwe, nk'uko tubizi abadivantisite b'umunsi wa karindwi bavugurura tugira icyicaro cy'inteko nkuru rusange kiba gihuje isi yose. Muri uyu mwaka rero wa 2025 kizateranira muri Colombia, mu gihugu cya Colombia. Rero ahangaha inteko nkuru rusange izaterana. Aya magambo ariko igihe iyo nteko nkuru rusange izaba iteranye, hano hari amagambo agira ati abamarayika b'Imana bari kwitegereza gukura kw'imico kandi bagapimirwa ngo barebe ko imico ikwiriye. Igihe cyo kwemererwamo kirenda kurangira kandi ntabwo mwiteguye. Icyampa ijambo ry'umuburo rikagurumana mu bugingo bwanyu. Nimwitegure, 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 nimwitegure. Nk'umwe mu bakozi bagenzi banyu ndifuza guhamagarira buri wese uzajya mu ihuriro ry'inteko nkuru rusange rizabera mu mwaka wa 2025 ahagarariye abandi. Ndabinginze muzajye muri iyo nama mwumva ko ntacyo muri cyo, mwiyambura ibitekerezo byose byo kumva ko hari icyo mwishoboreye. Mugire imyiteguro ihamye kandi mubane amahoro n'Imana n'abantu. Mugire umutimanama utabacira urubanza. Hano ndatekereza ko ibi byigisho bifite abantu benshi bazitabira iyo nama, kuko natwe hano mu Rwanda dufite bene data bazaduserukira muri iyo nama, bazajya mu gihugu cya Colombia muri iyo nteko nkuru rusange. Ariko hano umwanditsi yasabye ko rwose habaho guca bugufi no gusenga no kwiyeza no kwitegura no kwitunganya ku bazajya muri iyo nama. Ariko se niba bazajya muri iyo nama, njye nawe tuzasigara mu matorero yacu birumvikana, ariko nawe ureba iyi cano ndatekereza ko ahari ufite umutima wo gusenga no gusaba umugisha ku Mana. Dukwiriye natwe kwifatanya n'aba bene data, gusenga, guca bugufi, kwiyiriza ubusa, gusengera iri teraniro, natwe ubwacu twiyeza, kugira ngo igihe tutazi, kuko n'igihe tutazi, Imana izasuka umwuka wayo. Ariko izasuka umwuka wayo kuri jye nawe ntidukwiriye kwishuka, kuko ni igihe tuzaba twamaze gutunganya ibyo dusabwa, kwiyezaho imyanda yose, kwikuraho amakimbirane n'amatiku n'amahirwe n'urunturuntu n'ibindi bintu byose byatuma intekerezo zacu zandura. Niyo mpamvu rero ngira ngo dusoze iki cyigisho, ariko reka dusome amagambo asoza y'iki cyigisho. Mureke abakristo bitandukanye n'impaka zabo, maze biyegurira Imana mu gukiza inzimizi. Kwitandukanya n'impaka birimo no kwiyegurira Imana mu gukiza inzimizi. Dusanga bene data tubabwiriza ubutumwa bwiza, nibasabe umugisha bafite kwizera kuko bazawuhabwa. Nibasaba umugisha bafite kwizera kuko bazawuhabwa. Ugusukwa k'umwuka wera mu gihe cy'intumwa kwari imvura y'umuhindo, kandi umusaruro wakoze wako wari ushimishije, ariko imvura y'itumba izarushaho kuba nyinshi. Uyu munsi mukwiriye kwiyegurira Imana ubwanyu, mukwiriye kwiyambura inarijye, irari, ishyari, ifuhe, gukeka ibibi ku bandi, ikintu cyose gisuzuguza Imana. Uyu munsi mukwiriye kugira igikoresho cyanyu gitunganye kandi cyiteguye kwakira ikime kiva mu ijuru, cyiteguriwe imigisha y'imvura y'itumba. Kuko iyi mvura y'itumba izaza, kandi umugisha w'Imana uzuzura umutima wose udafite inenge iyo ari yo yose.
ni umurimo wacu uyu munsi kwegurira imitima yacu Kristo, kugira ngo tube twiteguye igihe cy'ihemburwa kizaza gituruka ku bwiza bw'Uwiteka. Dukwiriye guhabwa umubatizo w'Umwuka Wera. Nshuti muvandimwe, ndagusabira aho uri hose kugira ngo igihe usenga usaba kugira icyo ukorerwa mu mutima wawe, Uwiteka akube bugufi, kandi yarabidusezeraniye ari bugufi bwacu. Ndasaba Imana kugira ngo iduhe kugira imyumvire myiza, iduhe kwitegura igihe cyo kugaruka k'umwami wacu. Nibyo mbasabira mwese abari kuri iyi cano, abazabasha gukurikirana ibi byigisho, nibyo mbasabira, nanjye mbyisabira, ngo Uwiteka abiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.